Shalom, shalom, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, aho muri hose amahoro ya Yesu akomeze gutwara imitima yanyu. Uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka, ibice byaho 9 guhera ku murongo wa 54. Abigishwa be Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati, Databuja, urashaka ko dutegeka umuriro ngo uve mu ijuru barimbure nk'uko Eliya yabikoze? Ariko arahindukira arabacyaha ati, ntimuzi umwuka ubarimo uwo ari wo, kuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu, ahubwo yaje kubakiza. Amen. Turashimira Imana yaduhaye umwuka wera nk'impano iva mu kwizera Kristo. Imana ikatubona ko ari byiza bikwiriye kutugabira umufasha impano nziza ya mwuka wera kubwo kwizera umwana wa Yesu Kristo. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku mwuka wera w'Imana uba mu bantu bizeye umwami Yesu n'abazamwizera hanyuma. Uyu munsi n'igihe kizaza ndashaka kuvuga ku muntu wakiriye umwuka wera, umuntu wakiriye impano. Yesu abwiye abigishwa be, arababwira ngo si byiza ibyo murimo gutekereza mu mitima yanyu ngo dutwike Somaliya twatwike, si cyo cyazanye umwana w'umuntu. Arababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo iyaba mwamenyaga umwuka wera, umwuka ubarimo umwuka w'Imana ubarimo, ntabwo muba mwifurije icyo gihano abasomaliya. Arababwira ngo si cyo cyazanye umwana w'umuntu, kuko cyazanye umwana w'umuntu n'iki? Ni ukugira ngo abantu batarimbuka. Haleluya. Bizera nshuti mwizeye Kristo, birababaje ko abantu babo bakizera Kristo, bakizera umwuka, bakakira umwuka nk'impano kubwo kwizera Kristo, bakifuriza abandi bibi. Ntabwo ari umwuka w'Imana barimo. Yaba twamenyaga umwuka w'Imana uturimo ugendera mu bizera Kristo, ntabwo twagakoze ibyo, twagakoze ubushake bw'Imana ku buzima bwacu. Haleluya. Bibiliya tubwira ngo dukwiriye gukora ibyiza kuko ibibi ni iby'umwanzi Satani. Rero umwuka wera atwigisha gukora ibyo Data ashaka. Yesu arabacyaha abwira ngo umwuka si uw'Imana muvugishije, ariko iyaba mwamenyaga umwuka ubarimo, kuko atari uko ukwiriye kubategekesha. Umwuka w'Imana barimo akwiriye kubifuriza abandi neza, ntabwo ukwiriye gutuma muvuga gutyo ngo umuriro numanuke twika aba bantu b'Imana. Mbese nshuti yanjye, wakiriye Kristo, wakira umwuka wera, none uracyafite n'urwango mu mutima, uracyifuriza abandi ibibi, kandi wowe wibwira ko ufite uwo mwuka wera, uracyavangura abantu, uracyaca abantu ibice, uracyatandukanya abantu b'Imana, uracyifuriza abandi urukundo ntarwo. Uyabwira uwo mwuka wera yongera kugarukeho, kuko umwuka wera ni uw'ibyiza, atwigisha gukora ibyo Data ashaka. Haleluya. Umwuka wera atwigisha gukora ubushake bw'Imana, kanateka ntabwo iteka Imana izigera itwigisha gukora ibibi. Uruhande rwacu dukwiriye gukora ibyiza kuko Imana ariko ibishaka. Yesu acyaha abigishwa, arababwira ngo hoya, nubwo ufite ubwo bushobozi bwo gutegeka uwo muriro ukaza ugatwika abanzi ba Yesu, ariko aravuga ngo si cyo cyanzanye, ni ukugira ngo abantu b'Imana babone ubugingo. Haleluya. Nshuti yanjye, niba wakiriye iyo mpano ukizera Kristo, ukakira mwuka wera, Imana iraguhamagaye kugira ngo utange ibyiza biva mu mutima. Bibiliya iravuga ngo ubugingo igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Ntabwo bikwiriye ko umuntu witwa gutyo wakiriye ubaho mu buzima bwa Kristo, gakira umwuka wera mu mutima, utaga iyo mbuto mbi waba urimo kubiba. Yesu arababwira ngo iyaba mwamenyaga uwo mwuka ubarimo, ntabwo mwakabifurije nabi, ntabwo mwagakoze ibyo ngibyo. Oya, garukiriza aho ngaho. Umwuka ukurimo
umwuka w'Imana ikurimo, umwuka wa Yesu wizeye muri wowe, ntabwo bigukwiriye gukora ibyo ngibyo biva mu mutima no mu kanwa nabyo ureba. Oya, ntabwo bidukwiriye ibyo. Umwuka w'Imana utubamo atwigisha gukora ibyo Data ashaka. Pawulo yandikira itorero ry'Imana, yabwira ngo ndabasabira ngo mugire guhishurirwa no kumenya, kugira ubwenge no guhishurirwa bitume mumenya ibyo Data wa twese, Imana ishobora byose, ishaka. Haleluya! Umwuka w'Imana abaze, abayobore. Ugarukira aho ngaho. Umwuka wera ukurimo nshuti yanjye, ntabwo ukwiriye kubikwemerera ko ubaho gutyo. Oya, ukwiriye kubaho dukora iby'ubushake bw'Imana. Imana iguha umugisha, ugira umunsi mwiza. Amen.